izamu kwa makipe yombi ariko bagahura ku kintu kimwe cyo kurata uburyo bw'ibitego. Tugiye kubara nka poto ku munsi w'ejo, poto ntago ziri munsi y'eshanu ko nka Rudasingwa Prince wenyine. Igice cya mbere zari ebyiri ubwo ne unenye. Igice cya kabiri arimo ebyiri za Prince n'indi ya APR, ubwo zikaba zirindwi. ni zirindwi. Ibaze poto zirindwi, nubwo poto ibarwa nka shot of target, bira poto bayibara mu ishoti ryagiye hanze, uko yo babara metero z'izamu igiti bagikuramo nyine, kuko babara imbere hagati yari amapoto. Bivuze ngo bateraga hanze, ariko poto akenshi abafana nawe barayikunda, kuko biba bigaragara ko umunyezamu ntacyo yakoze, umupira ntiyawukozeho kandi yabyeregereye ko wajya mu izamu. Akaba icyo navango nk'impinduka zishingiye kuri bench z'amakipe yombi. Polisi yagiye gukina no mu kiribura abakinyi benshi b'ingenzi, niba ugiye kuwinjiye mu mukino udafitemo Rage Byiringiro, udafitemo Henry Musanga. Muri defense barafite ikibazo cy'uruhande rw'iburyo, uko umutoza Ben Musa muri defense yabatataki akenera umukinnyi usanzwe do character ari umufullback ashyira muri batatu b'inyuma, ni Nzotanga cyangwa se Izakayeze. Buriya ajya kuzana Izakayeze yavugaga ko Nzotanga ari igihe nyine binanirana ko nk'umukinnyi ibyo bintu utarigeze akura bikina, ko yaba muri mu Magaju, yaba muri Muhanga, yaba muri APR, mu gihe gito yabonaga akinaga nyine mu badefenseri banakina nk'umufullback. Kenshi ari Nzotanga yirekuraga kwizamukira akajya kunganira Kirongozi, wenda bitewe n'uburyo nawe yizamukiye akagumayo, bituma rero umutoza wa Polisi yifuza ko bamuzanira Izakayeze, araza akajya akina mu badefenseri batatu. Urumva yaragiye gukoresha Zidane nk'umu right man cyangwa se ukina iburyo mu badefenseri batatu, ku mugani hagati mu kibuga urebye umwe mu bakaseri byitwa ko ari umukaseri byuzuye mu ikipe ya Polisi ni Henry Musanga, ntabwo yari ahari. Ukajya no kuri umwe mu bameyerijeri ba Polisi ni Byiringiro Rage. Urumva rero ntabwo ku mugani Ben Musa ari bworoherwe Sami nuko yavugaga no kumenya uburyo aziba icyo cyuho. Kandi noneho we ni ku mukino wo ku munsi w'ejo, wenda na APR yaburaga kapiteni wayo, ariko bisa nkaho bamaze kumenyera, kandi ntekereza ko Bugingo Hakim abafana ndetse n'abatoza ba APR babibona ko yasubije preza pe. Ni umugabo ni umukinnyi waje avuye muri Rayon Sport. Uri uvuye muri Rayon Sport wakinaga ukajya muri APR, urwego ntabwo rutandukanye cyane, wenda batandukanira kuri karite z'abakinnyi ndetse n'icyo cyizere cyuko imwe imaze iminsi twari ibikombe mu buryo bwisubiramo, kombe bya shampiyona bibaye bitandatu byikurikiranye, ariko urwego ntabwo rutandukanye cyane. Bugingo Hakim nava ko yiwe na Adolphe basubije neza muri iki gihe APR bakeneye, binagaragaza ko effectif yabo nubwo wenda badashobora kubona umwanya uhagije wo gukina mu buryo buhoraho, ariko iyo babakeneye ubona ko nabo bari ahantu bakwiriye kuba bari, cyane nka Bugingo Hakim kuri gatatu akinnye neza ino mikino uko ari 3-4 gutya amaze gukina. Yarakangutse ubundi match yari Hilali ndetse na match za Kiyovu kuri Mwana Rene yaramukanguye, ejo yateye match nziza pe, ko niyabona byibuka occasion yashoboraga kubyara igitego cy'ikipe ya Polisi, umupira wanarenze umuzamu Adolphe ugarura ku murongo Bugingo atabara ikipe ya APR. Irebye mu mukino cyane mu gice cya mbere batangira umukino abonaga ko ikipe ya APR ari yiri imbere cyane mu buryo bw'imikinire, bagahusha n'uburyo bwinshi bwabazwe imbere y'izamu muri bukapoto y'uwitwa Mugisha Gilbert barafinda amaokaziyo ya Watana ndetse na William Togime. Ubundi ku mutoza Ben Musa yatangiye agorwa cyane n'uburyo iyi mikinire y'abadefenseri batatu arabakinnyi wabonaga ko biri kubagora, kuko nka Udahemuka Jean Dodier umutoza buri gihe Ben Musa yagurukaga yabaga mwibutse aracyari muto yavuye muri Gasogi. Urumva nibyo akiva muri Gasogi abonye umwanya kugira ngo arebe ko nawe yakonfirma, arabizi ko kuri benshi hari umukinnyi nka Christian abantu badashidikanya ko yaba ari nawe nimero 3 mu bakina mu Rwanda ubu currently, akavuga ati nanjye nkeneye kwirinda ikosa ryanturukaho. Ugasanga muri konsigne z'umutoza cyangwa se mu buryo bw'imikinire ntabwo ari kwibuka ko ari mu badefenseri nako ari mu bakinnyi bakina bafashe ekipe gusatira, kuko Ben Musa bundi yari yarapanze ekipe ye, ari nako twamenyereye Polisi abantu baranashimye akinisha abadefenseri batatu, none abakinnyi babiri bakina nk'abafullback yabaga ari Christian ndetse na Kirongozi. Ku munsi w'ejo yaba kwa Kirongozi yari yavuye muri tactique, yaba kwa Udahemuka Jean Dodi wabonaga nawe bamwibutsa buri munota, kuko ubundi Polisi ukuntu ibigenzi iyo batangiye bafungura umukino, yaba ukina iburyo niba ari Izakayeze, niba mwarabonye ni Zidane
cyangwa se ibumoso Chiemezi Yakubu yabaga bayoboye bafite ukuntu bafungura ikibuga. Iyo bafunguye ikibuga umupira bashaka kuryo bawusorera kuri aba bakinnyi baba fullback. Kirongoza akabanza agakoraho cyangwa se udahemuka. Umupira bakaza kusorera bawushyira muri aba bakinnyi baba mediateur wenda nka nk'uyu musore w'umurundi wavuye muri Bugesera Gakwaya akakabaro bakare uburyo babanza guhererekanya mbere yuko bawusora ujya mu bakinnyi basatira. Yari cyabaye ejo. Buri munota umutoza yibutsa gudahemuka mu gihe bagakwaya nabaho kuri bari kukoraho ko wasigaye uziko ari igihe wabonaga ukori ejo byafashe polisi uyu mukinnyi afite tushe kukuguma afite n'ukuntu kugumana baro uziko yategerezaga yuko udahemuka akora sprint ngo azajye kuba yaribye prepare bamuhereza umupira hindure cross dore aho bitandukanira rero Christian ibyo bintu abayagiye kare Christian mwatangiye build up aba yamaze kujya gushaka nahagarara niyo mpamvu mwasanga Christian yagutsinda kubera ahantu heza ahagaze kandi yabikoze ku gihe Kirongozi yagutsinda ni amashoti rage yagutsinda ariko wabonaga ejo babuze izo serivisi zabo bakinnyi kuko birasaba kwibutsa udahemuka ko ntabwo uri nimero 3 muri iyi mikinire yacu uri umufullback urakina ugenda kandi urasabwa gufasha muri cya gihe dusati no yagerayo akihagararira bene musaka mwibutsa ko no mu kudefanda agomba kuba hari urumva ko byarananiranye nacyo cyatumye baza gukora impinduka bazana Christian kwa Kirongozi dore aho yabyiciye Kirongozi arambwiraga bati APR kutumenasa umutoza Tarebu yabibonye ko dushobora kuba dufite ikibazo kuri kabiri aratungurana zana Barafinda murabyuka ko mu mikino ishize Barafinda yazaga nk'umusimbura kandi kuzana Barafinda muri kuri ku ikipe iri gukina defense à 3 burare guko muzamukira rimwe mugaruka musiga ama espace agomba kuboneka Barafinda espace ni yabashaka ngo ngabiri giteye wabonaga ko Tarebu icyo kintu yakizeho neza yajyana akorera uburyo nubwo butavuyemo igitego yitwa Barafinda yaje rero Tarebu gwa Zidane yifata initiative nka captain Zidane ateye ubwoba aragenda abwira umutoza ati turi gusufura uri kunyibutsa buri munota ko ndi guta inshingano atari ko bwira Kirongozi ntacyo ari kumfasha ari kuguma imbere nk'ari gukina karindwi kandi ari gukina wingback n'abakinnyi babiri ba Peri Bugingo araza akurikiye nde Barafinda nkaburaho magarara kandi koko ibyo Zidane yamubwiraga byari ibyo bahise bibutsa Kirongozi ko agomba gukina noneho ibyo bintu icyo cyuho cya polisi yari ifite APR yagombaga kugiprofita iza no kubikora kuko yabonye igitego yarayitsinze ibona igitego irabikora iminota 90 akazi APR yari akarangije iminota 4 yabereye umusaraba ikipe y'ingabo z'igihugu cyane pe habaye iki ku ruhande kuri bench ya APR kuri staff ya APR mu bakinnyi bari mu kibuga habaye iki kugira ngo yishyurwe igitego mu minota 4 ya nyuma icyo gitego urebye uburyo cyagizwemo uruhare kuko Zidane namukunze cyane yahaye indabo ze Prince yakinnye nk'umwataka muri reaction Prince ni muremure ubwo Chiemezi yajyaga gutera umupira Prince yarazamutse asiga asumba abasore b'ikipe ya APR ariko naho umupira ubwe ntiyawukoraho bituma Zidane aho yari yamaze gucungana na trajectory y'umupira n'undi Zidane yaravugaga ati naramuka udeview witwa Prince kuko ari muremure umupira uransanga naramuka atawukozeho ukabarenga n'ubundi uransanga aba yahagaze aho agomba guhagarara ku gihe rero iyo remplacement y'uwitwa Prince umutoza yaramuzanye avuga ati n'umusore uri foro mu kirere byibuze nitugira aba fullback namaze kuzana uyu musore Christian mfite na Kirongozi niba muyi imipira neza nkagira narani Katerega none typical nimero 10 reke Rwanda uvuga ngo ni invented playmaker uyu musore baka waruvuyemo wabonye ko imisimburize y'uwitwa Tareb nubwo ari abakinnyi ushaka kuvuga ati Prince se ari kuri level ya Nieraija ariko Prince nayo nk'umukinnyi anyuze muri Reyo hari uburyo byamukujije ari muri Kigali muri match za mbere ataratangira gusa nk'ashita mu buryo bw'imibare y'ibitego nayo yabonaga uburyo amaze gutinyuka nawe urumva rero izo remplacement z'ikipe ya APR nako za polisi zikozwe byibuze umutoza aravuga ati ni poste par poste kandi nzanya abakinnyi ariko ngiye no kubafasha mu buryo bwo kuba beza imikinire ya polisi ngiye gukina nuvuga ngo ni imipira igana muri box myinshi kugira ngo turebe ko Prince yadufasha imipira inyuze kwa Katerega nawe arakoresha bwabanga bwe ku mupira nibyo ni mukuru wenda n'imyaka nta kiri wa wundi ariko tushe ku kirenge arayifite ariko dore ikintu ngiye mbona cyiza nk'ikibazo kurandi rw'ikipe ya APR umuganda avuyemo muremure Ngoro Kante harya ngo muremure Ngoro Kante muamvu ibaze niba avuyemo urashaka ko asimburwa nande na pasi
urumva uburyo abantu basimburanye uburyo hari abantu bahabanye pasi bahe muri firigo wibera muri firigo wakonje uyu munsi uribaza ngo ese Clement navamo cyangwa se Nusi yasimburwa nande icyo nacyo bazakiribe kuko amakosa ari kugaruka muri defense y'ikipe ya APR siritu cyane muri ya minota batsindwamo batakaza amanota bari bafite mu biganza harimo ibintu miscommunication hagati yabo imaze kugaragara kuri match nyinshi. Igitego polisi yabatsinze ni igisobanuro cyanyacyo cy'icyo batekereza. Ese umutoza nta buryo wabitekereza mu bindi bisubizo. Ikindi ko abantu baravuze bati mental abakinnyi ba APR iminota ine ubona bari tayari iminota 90 iminota ine kuri polisi ugatangira ugafata imipira atari nayo wakiriye nicyo kintu bakigarutseho kuri yagutinza imipira nyine kwanga kunaga kwa polisi ni ikibaye n'amakarita bakayabona sicyo kintu cyatumye shucura kaza hariya kubanza kubahana urumva babitse imipira Zidane yabisobanuye bo bafashe imipira batse imipira bari aba ball boys bayishyira kuri bench ya APR polisi yajya kunaga ikabura umupira kandi ariyo yakiri abantu bakubata imipira bayitwaye imipira irani sinye y'ubwo ufite ubwoba bwo kwishyurwa kuruta ukuntu ubwo wakure kwa nk'ikipe nkuru uri gutekereza ko watsinda icya kabiri kuko ikipe nkuru kiragiye polisi yavuye muri konsinye zayo Zidane yataye defense yagiye gushaka ibitego nk'ikipe nkuru niho muba mutekereza ahubwo ko mwacyama igitego cya kabiri ibyo ni ibitego APR yagiye itsinda byinshi yiri muri ubwo nge nta nubwo mbureminga defense cyane atake ya APR kurata uburyo bwinshi tagakore kubirata turi gutwarwa n'igitego cyiza watara yatsinze ariko dusubiye inyuma ibitego barase byari byoroshye gutsinda kuruta igitego yatsinze bararata kuko nk'iki kibazo cya APR rero byatumye nibuka umutoza Hans Flick ejo ndabigarukaho abati Barcelona yanjye kuba turi gutakaza byanatumye dutakaza umwanya wa mbere ati nibyo defense ishobora kuba nibyo yinjijwe igitego n'umuzamu ariko turi kurata mokazi yatabaho turi kurata kuko ni unabireba turavuga uburyo nka barafinda yarase na Togwi ntiwabubara nabo bakibanuka barinjira ukabona barakora uburyo ariko kuba kiriniko imbere y'zamu bikagorana icyo gihe usigarana usebye uravuga ngo defense yanjye birasaba kuba nziza aho utaraharenga ikibazo kiba kiri hehe ikipe iratogwa ikibazo ndakibona muri mu bapaseri ko uyu munyaburukina Faso yasubiye inyuma yari hasi mbyitegereje none usko umuyobozi w'umukino wa APR byarangiye ubu ngubu ari ruboneka atarimo noneho nabura buryo ntibabubona kuko niba mukinnyi pase zo afara zitanga indenda arazitanga uziko ari nacyo kintu ariko njyane narashimiye Tarebu nuko Dawuda ntasi ikibazo yagize Tarebu yari yarafashe iyo risk yari yarashushanyije batatu be ari umugande ari Dawuda bari kumwe ruboneka akamushyira ku 10 murebe izo match bagiye bakinana APR ni gakitakaza match kubera iki na Mamadusi ubwe ni mwiza mu gukina za deuxième baro zigarutse amashoti ya kure ashaka utaritera ngo ari igitego ariko umuzamu cyangwa defense bakoraho umupira ukagaruka muri position ya APR bakahita noneho bongera gusubira mu buryo bwo kubaka umukino ikindi ruboneka iyo yegereye izamu yagutsindira igitego yagutangira iyo passe ko Memeri Dawo yasubiye hasi noneho Memeri Dawo bigera muri cya gice cya kabiri nibyo nakubwiye ngo abantu babirebe kuri remplacement za APR niba ari cyo zifasha cyane mu kubaka umukino iyo ashize uzana umuntu wibereye muri firigo wakiriye kuba kuri benshi Mamadou Amini ba bikahita wibimira kumira ngo APR kugira ngo ibone igitego cyakorerwa kuba winga kandi dore ikindi kibazo APR igomba kumenya n'umutoza atari bagomba kuzirikana aba winga ba APR ntabwo ari beza mu buryo bwo gutsinda turavuga Kiwanuka azaba mwiza atanga assist ariko ibitego biragoye mu winga utsinda ni uyu mugande wundi ni Dennis Omedi ariko ikibazo nawe nahozaho kuzihozaho ntabwo ni imwe guterera izindi eshatu tukamubura urumva ni ibyo bibazo biri muri APR bisaba kubakora uko turavuga APR statistique mbi muri match enye ziheruka nta nsinzi banganyije 3 batakaza 1 batsinze ibitego 4 binjizwa 6 amanota 3 kuri 12 aho buri mu mibare itakwemerera gutwara igikombe ngere APR mu byukuri na polisi yari match nza cyane maze ngiye ko bwanjye ariko maze kubona ko imaze no kurenga urwego yareyo muri izi sezo nk'ebyiri zeruka apare kuba ngo igitutu mu bafana niki kuri mu kibuga muri pitch polisi na APR basigaye baduha umupira mwiza kuruta Reyo na APR bido unukoze kureba uburyo Rayon Sports izisuganye